igiye kuvuga vuba abiteguye Yesu Yesu zaburiye nshuti yanjye ukazahagarara ku bicu by'ijuru ati muze aho nacunguye witeguye ute uwo munsi ukomeye uri hafi kuza amahirwe no kuzicara nawe ku ntebe y'ubwami igikomangoma uzaba uhagaze ku bicu nanjye nzibone uwo wacunguye turirimba indirimbo yo kunesha hamwe n'abacunguwe bose yagira amatsiko yo kuzagerayo agira nawe ibyiza umunsi nyirizina nugera nzahoberana na Yesu zishima nigerayo aho heza mu ijuru kuko nzabana imiruho nagereraga muri isi kuzicara nawe ku ntebe y'ubwami igikomangoma uzaba uhagaze ku bicu nanjye nzibone uwo wacunguye turirimba indirimbo yo kunesha hamwe n'abacunguwe bose ikomeye yo muri isi kandi ushoboze byose kugira ngo Imana nivuga nzabe niteguye mu mbaraga za uno oya ntibidashoboka ariko muri wowe turashoboye dushoboze kunesha tuzabane nawe mu ijuru no kuzicara nawe ku ntebe y'ubwami igikomangoma uzaba uhagaze ku bicu nanjye nzibone uwo wacunguye turirimba indirimbo yo kunesha hamwe n'abacunguwe bose amahirwe yo kuzicara nawe ku ntebe y'ubwami igikomangoma uzaba uhagaze ku bicu nanjye nzibone uwo wacunguye turirimba indirimbo yo kunesha hamwe n'abacunguwe bose uzaba uhagaze ku bicu nanjye nzibone uwo wacunguye turirimba indirimbo yo kunesha hamwe n'abacunguwe bose turirimba indirimbo yo kunesha hamwe n'abacunguwe bose ndawukumbuye